Ijambo ruswa ni ijambo cyangwa se n'inyito abantu bose tuzi, twumva, umukuru, umuto, baravuga ngo yamuhaye ruswa, ngo yahawe ruswa, ngo yanyatse ruswa, ngo yagize gute, ruswa ni ijambo rimaze igihe rizwi, ariko uku kumenyekana kwa ruswa, kw'ijambo ryitwa ruswa, kubera ko igihe cyose usanga ruswa nyine ikoreshwa kandi abantu bayaka, ariko abantu bakagenda bagiramo n'ubwoba bw'uko mu gihe batse ruswa cyangwa uvuze ngo wampaye ruswa cyangwa uvuga ngo ngiye kuguha ruswa, bashaka izindi nyito bazajya babyita, hashatswe amagambo menshi namwe muzi, nubwo turi buze kuyagarukaho kugira ngo ya ruswa yitirirwe itangwe mu bundi buryo. Hashize rero iminsi dushishikarizwa cyangwa abantu bashishikarizwa kwirinda ibyaha bya ruswa. Icyaha cya ruswa ni icyaha gikomeye cyane, kiri mu byaha bidasaza, kiri mu cyaha gihanirwa cyane. Ruswa rero byanze bikunze hari uyitanga hari n'uyihabwa, kandi iyo hagiye kuza ibihano hari igihe bifata mwembi, hari uwayitanze hari n'uwayihawe. Niyo mpamvu ngira ngo mubwire, gutanga ruswa uko waba wayise kose, iyo bivumbuwe bikagaragara ko ari ruswa watangaga cyangwa ari ruswa wahabwaga, urahanwa, ushobora guhanwa mwembi, ari wowe wibwira ngo wayitanze cyangwa n'uwayihawe. Icyo ushobora gukora rero kugira ngo udahanirwa ruswa mu gihe wayikwatse, icyo ushobora gukora ni ukumenyekanisha ko ugiye guhabwa ruswa mbere y'uko ufatwa. Ntutangire kuvuga ngo, ntutangiye kubivuga kubyemera ari uko umaze gufatwa. Numara gufatwa nawe uraba wamaze kwinjira mu cyaha cyo gutanga ruswa cyangwa cyo kwaka ruswa. Niba umuntu agiye kuguha ruswa, niba udashaka guhanirwa icyo cyaha cya ruswa, yego uyifate, ariko uyifate wamaze no gutangaza ko ugiye guhabwa ruswa. Icyo gihe rwose uraba wivanye mu kagozi, ariko nibamara kuyigufatana akaba ari gutangira gushaka impamvu zo kuyigereka kuri mugenzi wawe. Impamvu ni uko ufashwe, ntabwo impamvu ari uko utashaka kuyifata. Bijya bigaragara rero ko umuntu aba afite gahunda yo gutanga ruswa, ariko yabona ko agiye gufatwa akaba aribwo atangira kwiriza, agatangira kugaragaza ko nta ruhare yari abifitemo, ko bari bamwatse ruswa, ko yari bugire gute. Icyo ngamije kuvugaho, ngamije kuvuga ko ruswa ni ikintu cyahagurukiwe mu mazina yose yitwa. Amazina yose yitwa ni menshi cyane, ntiwanayabara ngo yavemo, ko buri muco, buri abantu bafite ukuntu babyita, wita akantu, impano, bakakubwira ngo ibwirize, bakakubwira ngo wowe se ntacyo wumvamo. Ibyo byose ishimwe bitangwa mu buryo bwinshi cyane. Ibyo nta nubwo nakwirirwa mbigarukaho, abantu bose barabizi uko ruswa itangwa. Utarayihawe yarayitanze, utarayisabwe yarayisabye. Ndimo ndabivuga gutyo kuko ni ikintu gihangayikishije isi muri rusange, ni ikintu gihangayikishije igihugu, ku buryo nta wavuga ngo icyo kintu ntakizi. Ikiriho gusa nababwira ni ukwirinda, kuko ubu ngubu inzego zabihagurukiye muri ubwo buryo bwose yitwamo. Kera yitwaga bitugwaha. Ni ruswa ni ikintu cya kera, ariko ni n'umuco mubi. Kandi ruswa uyitanga kucyo, urabona hari nk'inzego bavuze zagaragajwe n'ubushakashatsi zigaragaza ko zigaragaramo ruswa nyinshi. Muri izo nzego serivisi uba usaba uba uyemerewe ku buntu, ariko ukabitangira amafaranga, cyangwa se wajya kuyisaba umuntu dosiye yawe akagenda akayishyira munsi y'izindi kugira ngo uzibwirize, kwa kundi bababwira ngo wibwirize, ukajyayo rimwe kabiri gatatu, wakumva bikurambiranye, ariko nta muntu ubura ntashaka akantu kabura gateguye, ukabura gatanze, dosiye yawe igacamo, kandi wari wemereye iki? Kubikora ku buntu. Rero inzego zagaragaje ko zirimo ruswa nyinshi, ariko hari inzego nyinshi zigaragara ko zirimo ruswa nyinshi. Abantu baravuga ngo tuyirye ngo izashire. Izashira gute se?
ruswa idindiza ubukungu bw'igihugu ndetse n'ubwawe ku giti cyawe. Utanze amafaranga yari gutuma witeza imbere, uyatanze ku kintu wari ugenewe ku buntu. Rimwe na rimwe nureba nabi uraza no gufungwa, ufatirwa imyaka myinshi. Ibihano bya ruswa nabyo birakomeye kandi cyongeyeho n'icyaha kidasaza. Ibyo abantu barashaka iterambere kandi ryihuse. Rimwe na rimwe usanga hari navuga ati none se ko duhembwa agashahara gakeya, uzabyishoramo ariko na ka kandi gakeya ntuzongera kukabona. Mu by'ukuri ibyo tuvuga cyangwa ibyo ndimo mvuga birumvikana neza, hari n'ababindusha abizi kundusha, ariko sinabura kubivugaho kuko tumaze iminsi dukangurirwa kwirinda ruswa. Nanjye rero sinabura kubivugaho kuri uyu murongo waziye kugira ngo tujye tubibutsa cyangwa se twibukiranye ibijyanye n'amategeko cyangwa se no kuzamura imyumvire ku mategeko, kuko icyaha cya ruswa ni icyaha kiremereye cyane, kibangamiye abantu cyane, ku buryo usanga umuntu yarihebye ngo niba ntabonye amafaranga nyine ngo ntacyo nzageraho, nta serivisi nzahabwa. Inzego zarabihagurukiye, uko wakwita ruswa kose, uburyo ubwo aribwo bwose iyo buvumbuwe urahanwa. Ariko nibutsa ba bantu batanga ruswa barangiza babona bafashwe akaba aribwo batangira kuvuga ngo yari yansabye ruswa. Oya, niba uyitanze uyitange umenye ko uri buhanwe. Cyangwa se niba wumva bikurambiye bajya bababwira mu bukangurambaga uko mubigenza, harimo uko niba ugiye gutanga ruswa umuntu yayikwatse ugira gute, ugomba kubanza kubimenyekanisha uti umuntu yanyatse ruswa ngiye kuyimuha gutya na gutya na gutya. Jyamo na RIB uyobora abantu, akaza bakamucakirana ya ruswa, icyo gihe uba wivanye mu cyaha. Ariko niba uzi kuyitanga ukazibuka kubivuga ari uko wamaze gufatwa, abo baraguhana rwose, uwayitanze n'uwayihawe barahanwa. Rero mu by'ukuri nk'uko nabibabwiye, ruswa ni ikintu kizwi na buri wese kandi gihanwa n'amategeko ku buryo buremereye, ku buryo bagisize no mu byaha bidasaza. Niyo uyu munsi wagenda bikazamenyekana mu bihe bizaza, ruswa ushobora kuyikurikiranwaho. Urumva rero ntabivugaho byinshi, ariko niba nanabibukije ko ari ikintu abantu bagomba kwirinda. Nta nubwo ari uko batabizi, abantu barabizi, ariko akenshi nyine usanga biterwa no gushaka kuzamura ubukungu vuba. Bamwe bakabyitirira ngo ni imishahara mikeya, abandi ngo ntiduhembwa mu nzego zimwe na zimwe ngo duhembwa makeya, rero ngo udashatsemo ayawe ntabwo ntacyo wazageraho. Ariko se ubundi ko birangira ugiye muri gereza, uba ugiye kuyakorera yose, ubwo uba ugiye kuyakorera, ahubwo noneho birushaho kuba bibi. Icyakora ruswa biragoye kuyitahura, kuyitanga mu buryo bujimije cyane, itangirwa mu buryo bujimije, ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu. Iminsi y'igisambo iba ari 40. Niba warenzaga urugero waka ruswa, ushatse wagukuramo akawe karenge, kuko muri iyi minsi Minisitiri w'Ubutabera yababwiye ko ari ugucira ko birura. Gucire birarura. Icyo umuntu yabibutsa ni uko u Rwanda bigaragaza yuko tutemera ruswa nk'igihugu ndetse irwanywa ku buryo bwo hejuru, ni uko iki cyaha cya ruswa kidasaza, ndetse n'ibyavuye muri iyo ruswa igihano kikaba cyakwikuba inshuro nyinshi, ku buryo n'ibyo utunze bishobora kunyagwa kubera y'icyo cyaha cya ruswa. Nko mu mvugo tumenyereye y'Abanyarwanda rero, abumva ko bakomeza muri iyi nzira yo kwaka ruswa, mukire birarura kuko ntabwo byemewe. Ruswa nyinshi cyane, buri muturage yirirwa asiragira manuka azamuka, igisubizo kiraba ku meza ariko gitegereje kuzibwiriza. Ukwibwiriza rero jamais.
Mu by'ukuri ruswa iteye inkeke, ndababuriye nicyo tumaze hano kugira ngo twibukiranye dufashanye. Wenda nzanagaruka mu kiganiro kirebana n'ibihano ukuntu biremereye, ariko wumve ko biremereye, bo ubwabyo ruswa ari icyaha kidasaza, bisobanura ko inahanwa ku buryo bukomeye, kuko igihugu kiba kirwana no kumanura imibare y'uko gihagaze ku rwego rw'isi cyangwa no muri Afurika, kugira ngo kibe igihugu kitarimo ruswa. Kandi ruswa urumva bituma igihugu gitakaza icyizere, kandi igihugu cyacu ubona ko ari igihugu gishaka guteza imbere ubukerarugendo, ubucuruzi mpuzamahanga, gutanga serivisi. Iyo ibyo bintu rero byajemo ruswa, igihugu kirabihagurukira cyane, kuko kiba kigira ngo cyoye gutakarizwa icyizere n'abanyamahanga bagishoramo imari. Nta muntu washora imari ye mu gihugu kirimo ruswa. Ariyo mpamvu igihugu nyine kiba cyazemo imbaraga, kikavuga ngo aho kugira ngo utume iki gihugu gitakarizwa icyizere, wowe tugiye kuguhana cyane, n'abandi barebereho, na wa wundi wari ufite ubwoba bwo gushora imari ye ayishore, kuko azi ko ruswa mu gihugu cyacu ihangwa ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero ibyo byose, ahandi uba wumva ugiye kwibwiriza, ujye utekereza kangahe? Karindwi. Ugiye kwibwiriza se ariko ntibiri bunkoreho, kuko wayitanze nawe ushobora kuba uwishyiriye we yaramaze gufata icyemezo cy'uko ari bugire gute, ari bugutange. Ubyizeye gute ko batari butange? Manza utekereze karindwi. Cyangwa se ugiye kuyikuzanira, agiye kuyikuzanira ariko yanagutanze. Ibyo bintu byose ntukwiye kubyizera ko umuntu agiye guha ruswa, ntukwiye kubyizera. Urumva rero n'ubundi kwari ukwibukiranya, kubigisha bwo inshingano zacu, ariko harimo, nababwiye ko harimo n'abaturusha ubumenyi, ariko nabo barya ruswa, nabo barya ruswa kandi riremereye. Rero ruswa yo kuyivugaho nyine, igihe na rimwe abantu bakwiyumviye nyine bakakwisekera ngo yose aravuga ibiki, ariko nabibutsaga ko ni ukubakebura, ni ukubibutsa. Sinyobewe ko rwose bigoranye bamaze kubigira akamenyero, ariko banibuka ko amategeko, ijisho ry'ubutabera, ukuboko k'ubutabera kuri hafi cyane, kandi ko inzego zikoresha nayo, uko inyoni ziga, abarinzi biga ubwenge n'inyoni ziba ziga ubwenge. Muri wa mugani ngo abarinzi biga ubwenge n'inyoni ziga ubundi. Kuvuga ngo niba bigenda bihindurwa uburyo bikorwamo, ariko na leta nayo ifite leta se ni bande? Ni twebwe, ni mwebwe mwese. Kuvuga ngo ibyo dukora n'ubundi tubikorera leta, irabitahura, kuko n'ubundi ni twebwe tubana na leta, ni twebwe twese, namwe murimo abadukurikira. Uburyo niba ukoze icyaha cya ruswa, uri kumwe na mugenzi wawe, ejo azajya mu rwego runaka, atanga ayo makuru, ati bisigaye bikorwa gutya, atanga inkuru y'ukuntu yabonye umuntu watanze ruswa. Uretse ko nyine no guhishira uwatanze ruswa nabyo ni icyaha. Mbese mumenye ko ari ikintu gikomeye cyane cyitwa ruswa, cyarahagurukiwe, kandi impamvu gihagurukirwa nyine ni ukugira ngo igihugu kigirirwe icyizere ku rwego mpuzamahanga, kugira ngo iterambere ry'umuturage rikomeze rizamuke. Kuko niba ajya gushyira mu mufuka ukayamwaka ngo umuhe serivisi kandi ari iy'ubuntu, biradindiza n'amaserivisi, bidindiza iterambere ry'igihugu. Niyo mpamvu baba bashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo ibyo bintu nibicika, nibura abaturage b'igihugu batera imbere, n'igihugu gitera imbere. Igihugu kitarimo ruswa kiba gitera imbere cyane, kuko kigirirwa icyizere n'abashoramari. Murakoze cyane. Nivugiraga kuri ruswa, kandi ruswa nyine namwe murayizi. Icyo nababwira gusa ni ukuyirinda mu buryo bushoboka bwose, kuko nta tolerance, ni zero tolerance. Zero tolerance, ufatwa, ufungwa, ukatirwa, basi. Kandi ari ibintu bashobora kwirinda, ari ibintu bashobora kureka ntugire icyuho. Murakoze cyane, naho ubutaha tubazaniye n'ibindi.